ubwo akahita ambwira ngo mugize imbwa. Ubwo rero naje kumwihorera. Umugabo ndamureka. Umugabo abonye mwihoreye kuko yarazaga akazamura intonganya na yavuga nka ceceka akambwira ngo ubwo namugize imbwa, akambwira ikintu namusubiza nabwo akambwira ngo aravuga nkavuga, nyine nkasigara nabuze ukuntu nifata, naceceka bikaba ikibazo, navuga nabwo bikaba ikibazo. Ikintu cyose agahamagara mama we. Mama we rero akaba ari ubona kenshi ari wubatse urugo rwacu. Igihe kimwe rero umuntu umwe wo muri famille yarambwira ati rero uzige kujundika amazi. Ntise kuko urumva iyo navugaga byabaga ikibazo, naceceka bikaba ikibazo. Warambwira tujye ujundika amazi. Ntise nazajya zanjye mitanywa amazi. Ati hoya ati kujundika amazi ntago ari ukwiye. Reka nkubwire kugeza ubu ngubu tuvugana, wabonye abana ukabyara ukaba ufite ubushobozi bwo kubarera, umugabo wamwihorera. Ego cyemezo kirakomeye. Jera umugabo aragusteresa, umugabo akagusaza, jera ugasigara umeze nk'ikigoryi. Kandi buri ikintu cyo nabonye cyo jera abagore turihangana. Narihanganye utaguha agaciro. Ngewe umuryango w'iwabo waradusuzuguraga nkabibona, kugeza aho hari igihe cyageze mama we warambwira ati rero nshaka kuzajya iwanyu. Jera ndabyanga, ndavuga ntaba bantu ukuntu bansuzugura, noneho agezeyo noneho bansuzugurira icyarimwe. Nanga kajyayo narinze mva mu rugo ntaremera ko mabukwe ajya humvuka. Narabyanze na mama ambwira ati abo bantu rwose uzabihorere uzabareke. Ibaza aho byageze mabukwe agafata imyenda yacitse yariwe n'imbeba, yarampamagaye arambwira ati nshaka kuzaha mama wawe imyenda. Ndamubwira nta kibazo, nkumva kuko yari umuntu w'umunyamafaranga, nkumva wenda azafata agatenge gashyashya agafate akampe nanjye ngahema. Afata imyenda yambaye arayifata arayifunika neza yariwe n'imbeba arayinyoherereza ngo nzayihema. Umugabo wanjye niwe wayizanye, ayigejeje mu rugo ngira amatsiko yo kureba imyenda bahaye mama. Jera ntungurwa no kubona imyenda yariwe n'imbeba, udupira dushaje, udutambaro two mu mutwe dushaje, ngo nibyanyoherereje ngo nime mama. Jera uwo muntu aba yubashye ari ba mwana, imyenda haye ba mwana. Jera urumva uwo muryango utaransuzuguye kubara abakiri babirasise, nabirasi babi hahandi. Ati wowe wa mugore we, ati agasuzuguro ufite ni amafaranga umaze kugeraho kubera njye. Ati kuko ati amafaranga umaze kugeraho ni njye, twabanye nta kintu ufite. Ati wibagiwe ahantu nagukuye. Ndamubwira ese ahantu wankuye uziko wajya ngo wankuye muri poberi. Jera yari umuntu uza tukarara dushyamirana, jera nkarara ndira bugacya nseka, nkarara ndira. Uvi inkuru yanjye. Ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima Cleaning Service. Aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye. Nibyo twoza intebe z'ubwoko bwose, yaba iz'uruhu, umwenda n'izindi zitandukanye. Twoza amatapi agasubirana ubushya. Nibyo twoza amakaro agacya, yaba mu nzu utuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka. Icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza. Twoza ibikuta bisanzwe, yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye. Twoza amabati, amategura akongera agasa neza. Duha ikaze nka Vima Cleaning Service, dugukorera fumigation, twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe maze ubeho iwawe utekanye. Nibyo dukorera mu Rwanda hose, tugusanga aho uri. Akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi, twandikire ku mbuga zose, unahamagare kuri 0783 63 48 61. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri wese uduteze amatwi, nikaze kuri buri sinavuga ngo udahwema kubana natwe mu nkuru yanjye. Nitwa Rweme Mbabazi, nizere ko muhari kugira ngo tuganire. Nubwo dufite hano imbere yacu yitwa Liza, afite inkuru y'ibyamubayeho n'uyu munsi bikimushegesha. Uraho neza Liza? Yegereze mikoro neza uko. Ndaho neza. Amakuru
amakuru ni meza. Yego, ufite inkuru rero y'ibyo wifuje ko tugarukaho by'umwe ku buzima bwawe nk'isomo wakuye mu buzima ryakwigisha n'abandi akora kugira ngo uruhuke. Byagenze guteriza? Mbere na mbere nyine mbanje kubashimira kuba mwanyakiriye, iby'agaciro. Yego, urakoze. Inkuru yanjye rero ndumva navuga iy'urushako. Yego. Ni iy'urushako. Mbere na mbere mbanje kwisegura ku bantu, hari ukuntu uvuga inkuru bagatera amakomenti atari meza, ariko bajye batwumva kubera yuko hari ukuntu uhura n'urushako rutari rwiza ukabona nturwishimiye. Yego. Ariko ndabasabye pe banyumve, ntihagire umuntu ucira urubanza, bibaho mu ngo si njye njyenyine. Byatangiye rero nza mu mujyi wa Kigali, mpageze naje nje mu kazi, ariko naje nyine nsize umwana. Noneho nza guhura n'umugabo, tumarana igihe kitari kinini, nyine tumva twaramaranye nk'ukwezi. Arambwira ati buriya naragukunze. Ndamubwira nti nta kibazo, ariko mbere y'uko ambwira ngo yarankunze n'iki kugira ngo tugumane, ndamubwira nti njyewe mfite umwana. Nawe arambwira ati nta kibazo, nanjye mfite umwana. Arambwira ati rwose twakisungana tukubaka, ariko mbanza kumubwira amateka yanjye, mubwira uko iwacu hameze. Ndamubwira nti wankunda wagera iwacu turaciriritse, turakennye, nta bushobozi dufite, nyine muciramo muri make. Ubuzima bwanjye ndabumubwira. Arambwira ati nta kibazo rwose, tuzabana neza nta kibazo. Ariko njyewe kubera nari nkiri umwana, ntabwo nari nzi ukuntu urugo rumera. Numvaga ko urugo nyine ari ukubana n'umuntu, nyine biraho, kuko nta n'ubuzima bw'umugore n'umugabo. Hari ukuntu kuri iwanyu usanga hari papa wenda ukanabona uburyo ki babanaga. Njye ntabyo nigeze mbona, kuko nakuze nta papa mbona, kugeza na n'ubu ntawe nigeze mbona. Ntabwo rero nari nzi ngo urugo rwubakwa gutya, cyane ko nta n'umuntu wari waranganirije. Numvaga yuko nyine ari ibintu byoroshye, nkabona kuba nkunze tuba nyine urukundo anyereka, nkumva nyine nuko bizahora. Nkumva kubana nawe ni ukugenda nyine, nkumva inshingano zanjye ni kwa kundi ugenda ugateka, ugakora uturimo two mu rugo n'inshingano z'abashakanye ukazuzuza. Nkumva nibwo buzima bw'urugo nyine. Nkumva naho birangirira, ibintu byo gutongana ntabyo numvaga ko bitabaho. Numvaga ko nyine ari ukubana neza. Twarabanye rero tubana 2017 nibwo twabanye. 2018 antera inda, ariko tubana nta muntu ubizi, yaba iwabo yaba iwacu, nta muntu wari ubizi. Cyane ko njye nari mfite mama, nawe yari afite mama wiwe, kuko papa we yari yarapfuye. Twese twari dufite ba mama, ariko iwabo bari bakize, ariko nyine iwacu dukenye. Noneho umugabo nyine turakundana gihe gito pe gito, barambwira tuzaze twibanire. Ndebye ubuzima mbayeho bwo guteretwa n'abasore bashaka ko twiryamanira, mama nawe akambwira ati ndagusabye urebe umwana wansigiye, ntuzagire undi mwana unsanira pe. Nubona rwose byakunaniye ukumva watwaye inda, ntuzangerera, uzagenda uhitire muri Nyabarongo, ntuzanzanire undi mwana hano. Mama akakubwira gutyo se? Mama akaba ari kambwira ati wansigiye umwana, kuko namusigiye umwana. Uzahitire muri Nyabarongo? Yarambwiraga tuzahitire muri Nyabarongo. Umubyeyi nyine urumva mw'icyo gihe nibwo nari nkimusigira umwana. Rero yarababaye nawe, kuko namusigiye umwana ari muto, noneho ndanamucika nza atabizi. Urumva umwana yari ari mutoya, aramurushya. Umwana utaragenda yaramuruhije nyine nk'umubyeyi. None areba ukuntu mumusigera, avuga ati subu niba munsigiye ejo nanzanira undi nzabarerane. Kandi urumva nabo bari mu buzima butari bwiza. Ubwo ngubwo nyine akambwira ati ndagusabye
ndagusabye ntuzanzanire undi mwana. Kandi nanone nkareba abahungu bambwira ngo barankunda, nari nkiri muto, nari ndi mu myaka 17 kuko uwo mwana namubyaye mfite 15. nkareba abahungu bantereta nkabona nta kindi bagamije ni ukuryamana nabo, cyane ko hari n'uwigeze twigeze gukundana, arangije arambwira tuzaze unsure njyayo, ngiyeyo turyamanya nterinda, anteye inda ndamuhamagara ndamubwira ndagushaka, arambwira ati nta kibazo tuzahure. Duhuye ndamubwira ntuzi yuko wanteye inda, arambwira ati reka ibintu byo kubyara ntago birimo, nanjye mfite umwana iwacu, nta gahunda yo gushaka umugore mfite, iyo nda ivemo, inda tuyikuramo rwose, ubyemeye nta kibazo. njyewe kuri njye byarangoye, ariko none ndavuga ni se niba wanteye inda atayishaka, icyo gihe yari iri nko mu cyumweru, nari maze nk'icyumweru kirengaho iminsi mikeya menye ko ntwite. Arambwira ati iyo nda ntago nyishaka, iwacu mafite umwana, ntago nzahajyana undi, nta na gahunda yo gushaka umugore mfite. Yari n'umumotari. Arambwira ati rwose igihe iki n'iki uzaze duhurira aha n'aha. Ariko yarabimbwiye kuyikuramo, ndavuga ni se ko njya numva bavuga ngo iyo ukuyemo inda ngo hari igihe upfa, ndavuga ntubumfuye. Noneho ndabimbwira ndamwana se ushaka ko mpfa? Niko gukuramo inda ngo habamo no kuba umuntu yapfana nayo. Arambwira ati hoya, ibigaragara byo we yari asanzwe abikora, ariko njye ntago nari mbizi, ubwo wasanga atari n'iya mbere yari akujemo wenda ku mukobwa. Noneho arambwira ati tuzahure, ndagushaka. Ngiye nsanga ni muri farumasi anjyanye ahantu mu kadisipanseri, ukuntu nta bintu bikaze, bampaye ikinini batimira, ubundi ndataha nyine ntumbaze ukuntu byagenze, ndugi ivamo nyine. Uwo muhungu mitamureka, ndavuga ntuyu ntago ari umuntu wo gukomezanya nawe, umuntu ntenda akambwira ati ndatuyikure ntago ari umuntu wo gukomezanya nawe, ndamwihorera. Nibwo rero nahuraga, ntabwo ugize ugira ikidodo ku mutima nyine byarambabaje kuko igihe cyarageze maze kumenya gusenga n'Imana, nkajya mbwira ni Imana uzambabarire ikintu nakoze, nyine nkumva ndi kwicira urubanza, nkavuga ni uzambabarire ikintu nakoze, uzambabarire kuko nanjye nta yandi mahitamo nari mfite. Ubwo nk'ubwo nawe twarahuye, nkajya mbona ashaka ibintu byo kuryamana, turanaryamana, twabanye twararyamanye, ariko ambwiye ku bana, ndavuga nawe kugira ngo nzongere ngire n'undi duhura nawe bayambwira ati abe nagira ibyago byo gutwara inda, ambwira ati tuyikuremo. Ndavuga n'uyu niba ambwiye ngo tubane, ngewe numvaga yuko nimba niririye ibintu ari amahoro, cyane ko nari narahuye n'ikintu cy'inzara, nabyo byatumye nshaka imburagihe, nshaka ntabitekerejeho, nshaka nkiri umwana ntazi iby'urugo, ntanakundanye. Jera kugeza ubu ngewe ntago ndagira urukundo muri njye ngo numve nakunze umuntu. Ntabwo uzi urukundo? Reka ntago nzi urukundo. N'uwo mugabo twabanye ntago namukunze, ngewe nagiye gutyo gusa, mbega sinamenya uburyo ki njye nashatse. Tuba tubanye ubwo yarabimbwiye, ndamubwira nti nzabitekerezaho. Nabitekerezagaho iki ko nahise ngenda tujya kubana. Ubwo ngezeyo namazemo nk'amezi agera nko muri 6 ntaratwara inda. Arangije rwose akajya yishaka, anambwira ati wowe waje kunkina nta nubwo waje kubana nanjye, kubera icyo utari gutwara inda. Nkabwira se niba igihe kitaragera, igihe nikigera inda nzayitwara. Haje kubaho rero ko bamufunga, bamufunze amezi agera muri 5. Afunguwe, agifungurwa nahise nsama inda. Nsamye inda, umugabo yanga kuyemera, arambwira ati gute twabanye tukamarana amezi arenze 5 nta ndufite, none ndafunguwe nta n'ukwezi kurashira ngo uratwite? Tubwiye nda ntago ari iyanjye. Arambwira ati ndamubwira ni se inda ni yawe, nta wundi muntu nigeze ndyamana nawe. Arambwira ati ubu ngubu tugiye kubara, guhera iki gihe ntahiye tubara amezi 9, narenga
iyo ndazaba atari iyanjye. Ndatekereza navuga ngo noneho kambaye gusa njyewe nta kintu nishinzaga, ariko naravuze nisi uyu mugabo utangiye kumbarira ubu bizagenda neza. Ndatuza turabara amezi 9 aruzura, ngiye kubyara n'umbyara umwana asa nawe neza, basa nta n'ikindi kintu rwose yari kurenzaho, nabyo uyu mwana basa neza w'umuhungu. ubwo ngubwo arishima, ibintu bigenda neza, ariko mfite inda yantwaye iwabo, ndagenda ndahamenya nsanga ni abantu bifashije b'abakire pe bameze neza. Maze kubyara nanjye umwana afite nk'amezi 8, nanjye tujya iwacu. Tuhageze asanga haraciriritse, asanga turakenye, umwana wo mu bakire ufite mama ufite amafaranga na papa we bafite, ariko mama afite amafaranga. Abone iwacu nyine barakenye. Urumva mama yahuye n'ubuzima butari bwiza, ntiyigera ashaka. Urumva natwe yatubyariye iwabo. Abona inzu, abona ahantu, abona ni hatari. Aranyihorera. Nyine ubwo abona yahisemo nabi, sibyo? Turataha kuva twava mu rugo, nta mahoro nongeye kugira. Umugabo yatangiye kunyereka yuko mbayeho kubera we, ntari tayipuye. Atangira noneho kuzana ibintu byo kumbarira. Niba ampaye amafaranga akabara, kavuga ati uyu mugore namuhaye amafaranga ya naya, yahashye ibi n'ibi, yasigaranye aya ngaya, tubungubu noneho akanyihorera. Umunsi ukurikiyeho namwaka amafaranga yo guhaha, akambwira ngo uzakoresha ayo wasaguye ejo. Nkamwana ise amafaranga nasaguye ejo nayahata, ibyo ntago bindeba, atari ko nshingiye ibintu watetse ntago bihuye n'amafaranga naguhaye. Sanga umugabo akunda amafaranga, Gerard akunda amafaranga. Mbere se nakundaga ataramenya iwanyu? Mbere yarahahaga bisanzwe kuko yari umuntu uhaha pe, akagenda agahaha. Urumva nari narishwe n'inzara maze ndagiga kuko mera neza, ubuzima bugenda n'ibindi byose yaza twanashyamirana nkatuza nkavuga ni n'ubundi ndirira nta kibazo, nyine nkituriza cyane ko ngiye narushye ndi umwana, nkumva gusenya ntago ari ibintu bimbamo. Nkavuga ni niba umugabo atankubita nta mpamvu yo gusenya. Ariko nyine kuva nabyara umwana wa mbere twicaraga dushyamirana, ugasanga imiryango niyo iri kutwunga, ugasanga famiye nizo ziri kutwunga, nyine bitewe no gushyamirana dupfikiye amafaranga, nta kindi kintu twapfaga. Rimwe akambwira ati sinabimenya, ubu ngubu nsahura ujyana iwanyu, cyane ko iwanyu mukenye, unyibujyana iwanyu. Kugeza aho mama yamuhamagara amubwira tumva nkubwire, kubera yuko iyo twagiranaga ikibazo yahitaga ahamagara mama, ugasanga aramubwira ati uyu mukobwa we yananiye, uyu mukobwa ngiye kumukoherereza, namara icyumweru tutari kumwe inzara ikamwica, azamenya agaciro mufitiye. Mama agera aho amuhamagara amubwira tumva nkubwire, uwo mukobwa wumenya akuze mutaramenyana, nari mbayeho, ntago mbayeho kubera mwebwe. Ayo mafaranga uhora umushinza ngo asahuri wawanyoherereza, nta mafaranga kandi koko nta mafaranga namuhaga pe. Hahandi mama yavuga yampamagara akambwira ati ko ndeba nabuze agasukari, wampaye n'igihumbi nkigurira agasukari. Nkabwa ni mama nta kintu mfite, nituza yenda hari igihe Imana izabigenza neza nje n'icyo gihumbi nkiguha. Nkatekereza ukuntu anyurira ayo mafaranga ngo nyamwiba njyane iwacu, ngo mpyeta njyane iwacu. Natekereza ukuntu mama nawe anyaka amafaranga, wenda afite ikibazo nkayabura, nkumva birambabaje. Kugeza aho mama yamuhamagara amubwira tumva nkubwire, ntago utaramenyana n'uwo mukobwa nari mbayeho, ntago urugo rwari rwo rumbeshejeho, ndakuyamye n'ikindi gihe ntuzongere kumpamagara umbwira ibyo bintu by'amafaranga, cyangwa ngo numve ngo umwana wanjye ampamagara ambwira ati ibintu by'amafaranga. Njye mbayeho mbeshejweho n'amaboko yanjye, mu bukene bwanjye, mu buzima bubi bwose, ntago mbeshejweho n'urugo rwanyu. Ubwo tubanaho gutyo, igihe kiza kugera, umuntu w'umufamiliye, urumva twarakodeshaga, umuntu w'umufamiliye amuha amafaranga,
amuha amafaranga yungikanya nayo yari afite, agura inzu y'ibyumba 2 na saro. Umugabo urumva tugize amahirwe, tuvuye mu bukode tugiye mu nzu yacu. Ariko tukiri mu ubwo bukode nari mfite umugabo utangurira imyenda, nyine ku buzima bwanjye nta kintu yankoragaho, cyakoze akatugaburira akishyura inzu. Ariko ibintu bijyanye no kwambara nkimenya kuko njya kumenya ubwenge bwo kwiyambika. Ibaze ko natwaye inda nkayitwarira mu myenda yo mu bukobwa, udukanzu tutankwira uduki, kurinda aho nagiye kubyara, njya kubyara nibwo yanguriye igitenge kimwe. Amaze kukingura ariko nkaba naramenyanye n'abamama, menyana n'umumama mugiriraho umugisha, anyigisha ubwenge, arambwira ati ntago umugabo umuboneraho buri kimwe cyose, ati jya ugerageza ku mafaranga yaguhaye ujye ubikaho ibiceri turuwasa. Nanjye nzajya mbika ibiceri turuwasa buri cyumweru tuzajya tuyafata tuyateranye tuyaha umuntu umwe, n'ikindi cyumweru tuyaha umuntu umwe. Arambwira ati kugira ngo uboneke ari byiza tuzakubanza. Noneho ubwo ku cyumweru tukajya tuyarunda akabihumbi 4,500. Hari ibitenge byitwa London, sinzi niba ubizi, ni ibitenge bigura make pe, bigura make, usanga imico 2 yabaga ari 4,000. Agenda nkakigura. Uwo mama yari umutayeri, akambwira ati uzanshakira andi make uzane nkudodere. Nubwo buryo kinagiye nambara, kugeza aho niyambikaga pe, kandi nawe nkabona ntiyambara, ahubwo akaba umusinzi ugenda akararanywa ubundi agataha. Wagira icyo mbwa akabaza ati ntiwariye, ugize nk'icyo mubaza ko mbwira atari ko se kunywa inzoga ibi nibi ubona tuzagera kuki. Kambwira ati waburaye, ntiwariye, hari inzara ufite. Nkamwana se kurya niho ubuzima burangirira. Akambwira ati wigira ibyo mbyawe umbwira ubusa, amafaranga nkorera n'ayanjye ntayukorera, nta nubwo ukwiye kuyantegekaho, ngomba gukora icyo nshaka. Nkamwihorera. Ubwo urumva rero twaje kugira umugisha, abonye iyo nzu ngira ngo ubwo ibintu bigiye kugenda neza, ahubwo noneho ubuzima buragenda bumbana bubi cyane. Urumva tugeze ku bana, ubwo yabonye uri kumva, twabonye iyo nzu, ubwo tuba tugize abana 3. Twageze mu iyo nzu tugize abana 3. Uri kumva, ubwo ngubwo umugabo rero sasa tugeze mu iyo nzu, nakundaga kugira impano yo kumenyana n'abamama. Banyigishije gukora utuntu nyine ndadukora, mbona utwo nituma amafaranga. Undi arambwira ati rero, anyereka akazi, arambwira ati ibi bintu nubikora ukabikora uzabona amafaranga. Kuko nawe twahuye tuganira, kuko Jera nari mfite umugabo yabonaga amafaranga pe, yari umugabo umpa amafaranga ninjoro akazongera kumanda ejo ninjoro, kandi ugasanga uyu munsi yampaye 2, yakabya akama 2,500, ugasanga ku manywa ninjye wipevere, ibaze 2,000 mu bana 3. Ariko nkumva nta kintu bimbwiye, namye ndi umunyamahoro kubera gukurira mu buzima butari bwiza. Mubyarana abana 3 bose, kuko iyo nzu twayibonye tugeze abana 3. Ariko akama amafaranga makeya. Ariko kubera yuko nari naragize umugisha wo kubona icyo nkora, nanjye nkabona udufaranga, nanjye ntangira kwiyitaho, ntangira kubona udufaranga nkigurira utwenda, nyine akabona turasa neza n'abana. Umugabo ntibimushimishe, ntibinamunyura, akavuga ati sinabimenya, ahubwo wowe ufite abagabo bagukorera ibyo byose. Noneho igihe kimwe tugahora dushyamirana dutongana. Yari umugabo utaha ninjoro saa 7, saa 6, ukabona na saa 8 aratashye. Agataha izo saa 8
akaza ashaka ngo nicare ngo dusangire nkamubwira nti rero izi sange ntabwo nagiga nkamubwira ni wowe byihorere yenda tuzasangire ejo umugabo ntabyumve akahita ambwira ukuntu muhinduye imbwa mugize igicucu ntashaka kumugaburira ibyo natetse kabimuha akabitera nka seneri bikajya hari akambwira ati niba utabire nanjye ntabyo nye tubwo ntushaka kubingaburira ubwo ibiryo akabyanga nkamureka nkajya kuryama nkigera mu buriri akahita ambwira ati niko nta soni ngenda aha hantu ngaburire tubwo umugabo akambuye zakambuza amahoro nzi kuki mutasangiraga niba yarabishakaga kuki utabyemera none se reka mubwire Gera umuntu aje mu gicuku wicaye nk'inshuro zirenze 3 urabizi iyo umuntu yicaye hari ukuntu mu kanwa bumva ufitemo ikintu kumva nta kintu washyiramo nkamubwira n'ubundi dere bugiye gucya wereka buke cyushye ibiryo dusangire cyangwa se nkamubwira niba ushaka ko dusangira jya utaha kare jya utaha karuze kandi habagaho igihe ataha kare tugasangira hakaba n'igihe atashye muri icyo gicuku bujya gucya nkamubwira ntago ndi burye pe ubwo akahita ambwira ngo mugize imbwa ubwo rero naje kumwihorera umugabo ndamureka umugabo abonye mwihoreye kuko yarazaga akazamura intonganya yavuga nka ceceka akambwira ngo ubwo namugize imbwa ngo ngako nagasuzugura ntago mbizi akambwira ngo ubwo ungize imbwa akambwira ikintu namusubiza nabwo akambwira ngo ngaravuga nkavuga nyine nkasigara nabuze ukuntu nifata naceceka bikaba ikibazo navuga nabwo bikaba ikibazo ngeraho noneho ubwo umwe mu bafamiliye be arambwira ati rero inama twahoraga dushwana ubundi famiye y'iwabo niyo yari yubatse urugo rwacu kuko urumva famiye yanjye ni mama nta gaciro yari afite famiye y'iwabo niyo yarebaga ukuntu tubanye ukuntu duhora turegana ikintu cyose kibaye akabahamagaye mama we ikintu cyose agahamagara mama we mama we rero akaba ari ubona kenshi ari wubatse urugo rwacu igihe kimwe rero umuntu umwe wo muri famiye yarambwira ati rero uzige kujundika amazi ntise kuko urumva iyo navugaga byabaga ikibazo naceceka bikaba ikibazo warambwira tujye ujundika amazi ntise nazajya zanjye mitanywa amazi ati hoya ati kujundika amazi ntago ari ukwiye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete hypertension hepatite impyiko ndetse na prostate abo bantu byako kanya babakoraho rikaka abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection imihango idakama n'ibindi bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe ni ukuvuga kurogwa African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255569563 nimero yo muri Tanzania ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesite imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL ati umera nk'ujunditse amazi ati yavuga ugaceceka ati nyine ukamera nk'ujunditse amazi ibyo bintu ndabyiga Gerard mbaho mu buzima bukakaye ujunditse amazi waba gucecetse ubwo se ntabwo byaceceka nkararandira nyine bitera ikibazo uzi ikibazo se bitera Gerard uzi urugo nk'ubwo kuva nubaka urwo rugo nari ntaricara ngo nganire n'umugabo
hari ukuntu uganira n'umugabo iterambere ryo mu rugo ibyo ntibyabagaho mbega n'ubwo iyo nzu twe twarayibonye nta terambere ryari ririmo habe na gato igihe kimwe n'umugabo akicara akambwira ati ubundi wowe nawe utuma ntatera imbere wowe iteka unsubiza hasi hakaba n'igihe nishaje akambwira ati wowe ni wowe utuma ndaranywa inzoga nkambwira nti se ko n'ubundi twabanye unywa inzoga kutize kuzinywa ari uko tubanye kubera icyo umbwira ngo ninjye utuma unywa inzoga ngo hoya ngo bawangize imbwa ngo bawangize igicucu ngo sinanabimenya ngo ubona ko ngo ufite abagabo ngo bagufashe neza ngo bakubwire utugambo ntakubwira ngo n'ikimenyimenyi ngo wigize inkumi nyine kubera ko yari mukuru akabona hari niba yarebaga akabona ngenda cyari muto akavuga ati byanga bikunda uyu mugore nese reba navutse muri 2000 kandi we no muri 85 yego arakuruta cyane urumva yarandutaga cyane 15 ndumva yego ahari wenda ntiyigiriye ikizera akavuga ati uyu mugore byanga bikunda bazamuntungana kandi ugasanga ni wa mugabo utagira ijambo ryiza yakubwira uburyo iki twari tubanyeho niba yabahaye amafaranga yo guhaha nuko nyine arataha azaryame mu gitondo abyuke yitegura agende nta kukubwira ati burya sheri bayi nta uzi ubwo buzima uzi ubuzima utanakicara mu rugo ngo uganire n'umugabo ari uguhora muri mu miguruko akubwira uburyo ki umusubiza inyuma akubwira uburyo ki uri igicucu ntacyo umaze akubwira uburyo ki wowe mutari kumwe ubuzima bwawe bwaba burangiye nuko twari tubanye akubwira kuri igicucu ntacyo uri cyo uri igicucu wowe uri ikigogi wowe ntumvaga koko utangiye gusa nkaho uri cyo Gerard igihe umuntu akubwira ikintu ukumva nyine nibyo wumva nibyo hari igihe nicaye ndavuga ntubundi buriya ndi igicucu koko ntubundi ubu ngubu nashakanye n'umuntu tutakundanye ndinda gushaka nkiri muto ntubundi ubu nari ndi mu biki ngeraho nicara noneho mbona urwo rugo nta nubwo ari rwo nari nkwiye gushaka kandi ari mu bakire ni mu bakire ariko iwacu ntabwo twari dukenye kuko niba umuntu bafashe amafaranga bakamugurira inzu ubukire afite n'ubuhe kandi akora buri munsi nyine waravuze uti ntabwo nifuza gushaka muri urwo rugo muri uwo muryango ariko warahageze urarya byenda wifuzaga Gerard nararyaga pe ariko byonyine nta rukundo mbona bimwe byo kuba umugabo yakubwira neza ibyo ntabyo nigeze Gerard nta rukundo nigeze mu rugo njye nkubwiye ko kugeza ubu nta rukundo nta nubwo njye nari numva ngo nakunze umuntu nta n'urukundo rwose nigeze muri njyewe imyaka yose none se kuva twabana mperuka ubundi se amagambo meza yambwiye nayahe ko hari n'igihe ushaka urugo ugasigara wibaza atari ku bundi ubu ngubu nashatse nshingiye kuki amagambo buriya ni ingenzi Gerard reka nkubwire kugeza ubu ngubu tuvugana wabonye abana ukabyara ukaba ufite ubushobozi bwo kubarera umugabo wamwihorera ego iki cyemezo kirakomeye Gerard umugabo aragusiteresa umugabo akagusaza Gerard ugasigara umeze nk'ikigoryi uzi ko umugabo aguhindura ikigoryi akakwereka yuko ntacyo umaze imbere ye kandi mwarabanye akwereka ko uri uw'agaciro akubwira yuko atanagufite atabaho ariko akikugeza mu rugo amaze kuguhaga kandi buri ikintu cyo nabonye cyo Gerard abagore turihangana narihanganye nkajya avuga ni si uko mana kuko nkavuga n'ubundi bintu avuga ni ukuri ubundi si ubu sinafata abana banjye ngo njye iwacu se najyayo nkakora yiki nyine nkabona nta yandi mahitamo ni ukuguma mu rugo pe ariko n'ubundi nkabona urwo rugo nta mahoro ndufitemo nta byishimo birimo yewe nta n'amafaranga mbona ugasanga buri kantu kose ninjye ukihigaho kandi ngo mfite umugabo kandi n'ibyo ngezeho akanyereka kariwe Gerard akicara akambwira ati wowe ibyo ugezeho byose ni njye udufaranga ufite ni njye ibyo ukora byose ni njye Gerard ibaza umugabo najyaga mpanga kujya iwacu akamereza nk'ibihumbi 3 ndi n'abana 3 itiki harimo itiki njyana gusa nta y'ingaruro ihari simperuka iwacu ntanavuze ati byibuze ubwo ugiye wanyakira amafaranga none agerayo zare bakanugurira mama wawe njye napangaga kujya iwacu mbona ko nabise udufaranga ntufite nkasaba uruhushya ubundi nkabona kujyayo ntabwo nari wa muntu mvuga ngo ngiye iwacu ngo ndabona amafaranga umugabo yampaye kandi ubwo nabwo najyayo nkagenda ari kumbwira ati hute
ihute ajya gukoraho imishinga tubwo ipindura rihambiriye shajera uzi ubwo buzima akambwira tubwo amafaranga urayarunze rwose ihute ugenda ujya gukora imishinga iwanyu kandi ugasanga ni ibitsonga 10,000 byonyine ndi gutera imibare mvuga ntiyenda nzagenda mukecuru muhe 3 ntegesha ya n'ubundi ugasanga nta kintu amariye ngaho ibaza uwo mugabo utaguha agaciro njyewe n'umuryango w'iwabo waradusuzuguraga nkabibona kugeza aho hari igihe cyageze mama we warambwira ati rero nshaka kuzajya iwanyu jera ndabyanga ndavuga ntaba abantu ukuntu bansuzugura noneho agezeyo noneho bansuzugurira icyarimwe nanga kajyayo narinze mva mu rugo ntaremera ko mabukwe ajyaho mvuka narabyanze na mama ambwira ati abo bantu rwose uzabihorere uzabareke ibaza aho byageze mabukwe agafata imyenda yacitse yariwe n'imbeba yarampamagara arambwira ati nshaka kuzaha mama wawe imyenda ndamubwira nta kibazo nkumva kuko yari umuntu w'umunyamafaranga nkumva wenda azafata agatenge gashyashya agafate akampe nanjye ngahema jere yafashe imyenda yambaye kandi ni munini kandi mama we ni muto pe ni muremure ariko ni muto arananutse afata imyenda yambaye arayifata arayifunika neza yariwe n'imbeba arayinyoherereza ngo nzayihema umugabo wanjye niwe wayizanye ayigejeje mu rugo ngira amatsiko yo kureba imyenda bahaye mama jera ntungurwa no kubona imyenda yariwe n'imbeba udupira dushaje udutambaro two mu mutwe dushaje ngo nibyanyoherereje ngo nime mama jera uwo muntu aba yubashye ari ba mwana imyenda haye ba mwana jera urumva uwo muryango utaransuzuguye kubara abakiri babirasise nabirasi babi hahandi ikiganiro twigeze kugirana urakizi hahandi murumuna we w'umugabo yarambwiye atumva nkubwire wowe narakureba gukantera iseseme tiburase bira nibiki tibse ubwo urumva ari wowe wabayeho nabi kurenza abandi bose ti wowe uri igicucu kibi umugore ujya kuvuga ubuzima yabayemo ndavuga nti rero njyewe nagiye kubuvuga mbabaye ntinagize ubuzima nakuriyemo ngira urugo rubi nabayemo nkumva ni ibintu bindemereye anje arambwira ati niba ubona ubana n'inyamaswa niba ubona umugabo wawe akubereye nk'inyamaswa uzamure kugende uzadusigira abana bacu ugende jera mbona nta muntu n'umwe unyeneye mu muryango wabo ubwo rero n'umugabo akicara akambwira ati buriya njyewe nta nubwo nkigukeneye si nkigukeneye icyaba cyiza tuzahane umwanya ugende witekerezeho nk'ukwezi kumwe nanjye nitekerezeho ubundi tuzongere dusubirane ndangije nkareba ukuntu duhora dushyamirana nkambwira n'ubundi ko nimenyera buri kimwe cyose nkaba niyambika ikintu dukora ko ari ukuduhahira nkamubaza ni ukubera iki buri gihe uhora umbwira ngo ntumudatera imbere akambwira ati wowe ahubwo ugiye kuzatuma nsara nsigaye ngenda abantu bansoma mu bibazo ati nsigaye nkibaza ariko si umuntu sinamuyoboye sinamutegetse kubera iki ahora ambwira aya magambo ndambwira ese basi ntukinkeneye ahubwo ngo wowe ngo mbona ari utankeneye nyine akazana impamvu atangira kujya nshinza abagabo bitewe n'ako kazi nikorera kandi kari akazi nirwa nkora mu rugo nkahava nka nyuma ya saa sita ndepoje ibyo bintu nakoraga jera byagezaho umugabo mubwira nti kandi njye nzigendera jera ntibimutera ubwoba akambwira ati ahubwo ejo mu gitondo ubyuka ugenda hari n'igihe yansigiye itike ansigira itike arambwira ati nsange wagiye ntabwo nkigukeneye ariko nkareba nkavuga si ubu koko ndasiga abana banjye nkabyihorera nkahaguma yaza akambwira ati ubundi se wowe wabona aho ujya ubundi wowe nta naho wabona ujya ari iwanyu ntihera murakenye ubundi se wowe utamfite wabaho nyine akambwira ati wowe utamfite ntiwabaho niyo wagenda ukwezi kumwe wowe wangarukira ati wazo nsaba imbabazi uri kumva jera n'ubundi ndareba nsanga ninjye wifasha buri kimwe cyose nkimenyera buri kimwe cyose ijoro rero ntazibagirwa jera yatashye ari nijoro aza yasinze cyane ariko atabasha no kugenda araza asanga ndatetse
ahita ajya mu buriri araryama, noneho aryama yitambitse. Ngiye kuryama nsanga yaryamye uburiri bwose yabwuzuye, ubwo turyama mu mirambizo njye n'umwana. Arangije bigeze nka 9:00 arambyutsa arambwira ati byuka. Mbanza kwanga namwese urambyutsa kugira ngo bigende bite. Jera yari umuntu uza tukarara dushyamirana, Jera nkarara ndira bugacya nseka, nkarara ndira akambwira amagambo mabi, akaza akanturumbura mu buriri akanshyira nkira ngo nimbyuke tuvugane iki, akavuga ijambo rimwe amasaha 2 avuga ijambo rimwe, uransuzugura, wangize imbwa, ubona ndi igicucu. Akambwira ati nakubakiye inzu none niyo mpamvu wigaritse. Akambwira ati wowe iyi nzu nta n'uburenganzira uyifiteho, ikimenyimenyi nta tafari wigeze ushyiraho, nta n'igice cyawe cy'icumi kiriho. Ati iyi nzu rwose ntukajya unayireba. Nkamwana njye ntago ndeba ibyisi, nti kuko sinzi igihe nzapfira. Nkamwana iyi nzu uhora unyurira ejo napfa, ni cyangwa n'ubu bwacya nasinzira nkagendanirago. Njye ntago ndeba ibyisi, njye nariruhiye naribabariye, ibintu by'isi ntago ari byo ndeba. Jera ageraho nonaha ashaka kugezana ibintu ngo byo kwica. Umugabo naba nagiye nk'iwacu naza akamara nk'icyumweru atajya mu rugo, kambwira ati ibintu wazanye wakuye iwanyu sinamenya ari ibiki, ntugiye kuzanyica. Umugabo agera ahambwira ati ahubwo wowe mbabona ushaka kuzangaburira sumu yapanya kugira ngo mpfe. Agera naho ambwira ati wowe nindamuka mpfuye umuryango wanjye uzakumbaza. Jere yambwiraga amagambo mabi hahandi ntajya kurondora ngo nyarangize. Hakaba nubwo yicaye akambwira ati wowe mbona nzafungwa kubera wowe. Wowe wigize inkumi, wigize umwana muto, ntukigendana abana, wiyambirishwa ubujipo, nyine ukabona nta cyizere yifitiye. Akambwira ati ubu ngubu ufite abagabo birwa bakubwira utugambo twiza ntakubwira, bibatereka ibyo bakubwira baragushuka ukagira ngo ahari. Jera umugabo aragenda arambuyeza burundu, nkihangana bitewe n'iki n'ubuzima nakuriye. Muze gutandukana gute se? Ukuntu byagenze rero, yaje icyo gihe ninjoro arambyutsa arambwira ati byuka tuganire. Arambwira ati umva nkubwire, guhera uyu munsi ubu tuvuganira ijoro ntago nkushaka. Ibigaragara byayo yarampazi, ahubwo yari yarabuze ikintu kinkura mu rugo ngo mbe nagenda. Kubera yuko hari n'igihe yanambwiye agati ikintu cyambera cyiza nuko nakumva ngo wagiye. Ati kandi ukansigira abana banjye ukagenda wenyine, nanjye nkamwana n'abana banjye nagusigira. Ubwo rero byaje kugenda gute? Yarambwiye ati ntago nkigukeneye. Ati ntago nkigukeneye, nshaka kumenya ubuzima bwanjye nawe ukamenya ubwawe. Arambwira ati n'ikimenyimenyi ejo uzagenda ujya iwanyu. Ndamubwira nturi seriye? Ati ndi seriye. Ati wowe wa mugore we, ati agasuzuguro ufite ni amafaranga umaze kugeraho kubera njye. Ati kuko ati amafaranga umaze kugeraho ni njye, twabanye nta kintu ufite. Ati wibagiwe ahantu nagukuye. Ndamubwira ese ahantu wankuye uziko wagira ngo wankuye muri poberi? Ndamubwira njye wambonye hari narishwe n'inzara. Ndamubwira uko nari mbayeho nagenda nkabaho ngo nuko ngo uzagende ngo sinkigukeneye. Noneho kubera yakundaga kubimbwira akabona singiye, Jera hari n'igihe nigeze kwahukana, ndagenda ndongera ndigarura. Naragiye mara nk'icyumweru n'igice. Ntakugaruye? Mbona ntangaruye, ndongera nshorera abana ndagaruka. Icyo gihe nabwo amara igihe ambwira ati ubundi wazaga ujya he ko wari wagiye? Ati waragiye ubona biragucanze, ubona birakuyobeye, ubona usize inzu, ubundi uravuga uti we n'inzu rwose inzu yari inzu. Kandi nanjye nkambwira nti inzu siyo ndebaho, nti n'ikimenyimenyi nzayisohokamo nyigusigire ndebe ko uzayiguguna. Akambwira ati uzagende. Se wowe wayisohokamo? Nyine mvuga ko ntayisohokamo. Hakaba n'igihe ambwira ati wowe sinasezerana nawe, ati nsezerane nawe unyobore, inzu yigira iyawe. Ati nta sezerano nagirana nawe. Wigeze umukandamiza ku buryo agira ubwoba Jera? Ngubwo Liza, Jera kankubwire, ntago nigeze mukandamiza pe. Jera yari umuntu utaha igihe ashakiye. Umuntu ukandamiza ataha igihe ashakiye
Jera yari umuntu ubwo bwoba se bukuraga he mukabyara ubwo bwoba yahoranaga bwo kuzamuyobora nyine yararebaga hari akabona nturuka ahantu hadafashije akavuga ati byanga bikunda uyu mugore aje kunyigarurira aje kwigarurira ibyanjye cyane ko hari n'ababimubwiraga agatambwira ati abagabo bagenzi banjye bimeze bityo ati nawe niko uzabigenza akavuga ati abantu b'iki gihe abakobwa basigaye bashaka abagabo babashakaho imitungo tubu dushobora gusezerana tugisezerana ukahita wakadivorose nyine n'ibyo bintu yabaga yitekereza we wabonaga akunda amafaranga agakunda iby'isi kurenza uwo babana muza gutandukana ubwo rero yaje kumbwira ati sinkigukeneye arambwira ati ntabwo nkushaka mu nzu yanjye uzagende kubera ko yari asanzwe abimbwira akabona singiye akavuga ati n'ubundi umugore ntiyabona ahajya ndangije ndamubwira nti ntabwo ukinkeneye ati ye nakoze iki nahamagaye famiye ndabibabwira barabibabwira aravuga ati nagende ntabwo mushaka noneho ndavuga nti ntabwo ngomba gusohoka muri uru rugo nta muntu ubizi mpamagara ubuyobozi tubatekerereza ibyacu bashaka kuzanamo n'ibintu byo kutwunga umugabo aravuga ati uyu mugore ntabwo mushaka azagende ejo atazananyica azagende ntabwo mushaka noneho mbonye agumye gutsimbarara ku byo kugenda kuko wabonaga bashaka kutwunga nanjye mpita mvuga nti noneho nanjye sinkimukeneye umugabo ati simwumva ati simubyumva ati sabyivugiye mubyumva ko atankeneye ati ubwo niba atankeneye kandi niwe wabanje kubivuga ati ubwo niba atankeneye nagende ubwo nabigenje uko ndavuga ni ngenda abayobozi babizi ndigendera ubwo ashaka ko ngo ntware abana babiri ngo mbatware ngo abana bose ngo mbatware uko ari bane na wa undi wo mu cyaro noneho baramubwira bamutegeka amafaranga azajya aduha arababwira ati ayo ngayo ntabwo nayabona tazagenda abagabo be bajya bamutungana n'abo bana avuga gutyo mu bantu abo bayobozi baravuga bati se abagabo ko utatubwira ko hari abo wamufatanye nabo ko utaramufata asambana ko twabikubajije ugahakana abo bagabo uvuga bazajya kurera abo batabyaye n'abahe baramubwira bati fata abana babiri n'umugore afata abana babiri ubundi urere babiri nawe arere babiri buri umwe amenye inshingano nuko navuye mu urwo rugo ndavuga nti icyambere n'ubuzima icyambere n'amahoro ubwo yasigaranye abana babiri nanjye ntwara abana babiri ubwo yemera ko abana bawe abana be yemera ko abana be bajye muri bwa bukene bw'iwanyu arabyemera burundu n'ukuntu babanenkaga Jera ntabwo uriya mugabo yari akinkeneye yarabyemeye kubera yuko we yaravuze ubundi we yabonye ngiye aravuga ati n'ubundi buriya ni abagabo bagiye kumutunga kuko n'ubu ngubu hari igihe antega iminsi akambwira ati wowe muvugana kuri telefone hari anyandikira SMS ati wowe umunsi abo bagabo bakuhaze uzaza unkambakambira n'umuryango wawe muze munsaba imbabazi we nicyo aba akeneye nyine ubanteze iminsi we ashaka ko bizancanga niyo minsi anteze ngo mbura yo kwishyura inzu abo bagabo bampage nyine nuko aba ameze mama wese abifata ate mama we nawe yarabyemeye yishimiye kugenda cyane rwose ni nawe watanze icyo gitekerezo ati umwana wanjye ndamuzi n'ubatwara bose nta kintu azagufasha timusigire babiramenye inshingano nawe utwara abandi ati ibyo bintu ukora ntabwo bizagutungana n'abo bana bose ngo bikwishyurire inzu ukoremo buri kimwe cyose nyoko ko ntiyigeze umuganiriza umubwira uti kuki ujya guhamamuka mu imyenda yacitse ari we n'imbeba yararakaye icyo gihe nabiganirije umwana we ndamubwira ntuzi ko mudusuzugura koko ni nk'ubu yakagombye gufata imyenda akayima ngo ninyishyire mama uko ararakara byahatari n'ubundi icyo gihe ntabwo twari dufitanye umwuka mwiza ngo kubera yuko ngo nabibwiye umuhungu we ngo kubera iki ngo ntagiye kuba ari we mbibwira ngo kuko ngo ari we wayimpaye ndamwanise ko ari we wari wayigejeje mu rugo ni we nabibwiye n'ubundi urumva yararakaye ngo nari ngombye ngo kuba ari we negera ntari namuhaye ntabwo nigeze nyimuha mama warimubwiye mama nawe ntabwo nabimubwiye naramwihoreye naramuretse ni hatari
uyu munsi umutima wumva umeze gute Liza? ubu ngubu rero umutima wanjye mba numva ubabaye cyane Gerard, ndacyari muto pe. Mu myaka 26 ngize ubu nibwo ntangiye 26, urumva mfite mwabana 4 sibyo, kandi n'urugo ntago nkirurimo, urumva rwarananiye. Ndatekereza nkavuga nti ubu buzima bwanjye buzagarukira nyine, nkumva biranshanze pe, nkavuga hari n'igihe nyavuga ntumenya ari karande, ubu ngubu rwose ni karande nta kindi, ariko nkabwira Imana nti rero Mana uzandinde kwandagara nk'uko abyifuza, ko ategereje yuko nzajya kumusaba imbabazi ngo mupfukamiye ngo n'umuryango wanjye, nkavuga ni ibyo byuzabindinde. Nkabwira Imana ni kandi uzandinde kwiyandarika ku buryo buri umwe wese yambona akamfataho ijambo. Nicyo kintu mba nsaba Imana. Humura, reka dusoze inkuru yawe, inkuru yanjye. Waciye mu bikomeye, waciye mu bibi, waciye mu bintu binini cyane. Hano ku nkuru yanjye nk'ibisanzwe ntabwo bikiri ibanga, turafasha ntabwo duca ku ruhande ngo tuvuge ngo buriya uwifuza gufasha uyu muvandimwe, uyu mudamu ukiri muto w'imyaka 26 igiye kuza kuko yavutse muri 2000, umureke tumufashe. Ufite uburyo yamufasha tubivuge mu buryo buri open ufunguye rwose abikore. Aragukeneye, akeneye ko ejo bundi atazajya gupfukamira wa mugani wa mugabo wamwise ko ntacyo ari cyo. Ntabwo ari byo. Umva yifuza kumufasha, rikatanga nimero ye, ubundi koko mubikore. Azampamagara ambwira ati nibura ndaruhutse kuko mfite icyo gukora, ndumva ntazagenda pfukamye njye gupfukamira uwanyanze utarigeze nkunda akanabinyurira. Liza, vuga nimero ya telefone yawe. 07 40 41 862. Urakoze kandi Imana ikomeze igukomeze. Murakoze namwe Gerard, nukuri abantu umuntu araharuhukira. Inkuru yawe ndayikunda cyane ndagukurikirana buri munsi, utuntu twose mba ndimo, telefone biri iruhande yanjye, numva inkuru yanjye, hari aho numva nkarira, hari aho numva nkavuga ni buriya nanjye Mana uzabigenza neza. Nukuri Imana ijye ibaha umugisha pe. Vuga izina rimwe ryanditse kuri iyi telefone duhaye. Ni Muhoza. Muhoza. Urakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye, namwe mwakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Nitwa Rweme Mbabazi, naho utaha. Ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima Cleaning Service. Aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye. Nibyo twoza intebe z'ubwoko bwose, yaba iz'uruhu, umwenda n'izindi zitandukanye. Twoza amatapi agasubirana ubushya. Nibyo twoza amakaro agacya, yaba mu nzu utuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka. Icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza. Twoza ibikuta bisanzwe, yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye. Twoza amabati, amategura akongera agasa neza. Duha ikaze nka Vima Cleaning Service, dugukorera fumigation, twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe maze ubeho iwawe utekanye. Nibyo dukorera mu Rwanda hose, tugusanga aho uri. Akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi, twandikire ku mbuga zose, unahamagare kuri 0783 63 48 61.